biroroshye kubaza kuriya biroroshye ko wabaza rwose kuko ntago biba byumvikana ariko Imana yacu ni inyembabazi hari igihe kigera bikumvikana ngira ngo rero iki gihe turaza wenda gusa n'abagenda tuvunagura twihuta kubera ko aya mateka ni maremare kandi nuko kuba wubakitse nabyo ni urugendo rurerure tutavuga wenda mu isaha imwe cyangwa mu minota ariko tuza kugenda wenda tugerageza kuvuga ku bintu by'ingenzi biri butume wenda dutanga ubutumwa bwo kuba twubakitse kandi bikaza kutwemerera iki gihe ngira ngo wenda dusubiye inyuma gatoya muri Mata 94 wari utuye he wari ungana gute nari ntuye mu cyahoze ari komine Muyira ariko ubu ni akarere ka Nyanza mu gice gikunze kwitwa icy'Amayaga ubu ngubu ni mu murenge wa Kibirizi naho ngaho nari ntuye jenoside ibana ifite imyaka 11 ufite imyaka 11 Profeta imyaka 11 ngira ngo hari ibintu byinshi wabonye njyewe hari n'igihe njya nibuka ibintu nabonye mfite imyaka 4 amaso y'umwana mutoya hari ibintu abona kandi akenshi ibyo umuntu yabonye ari mutoya birifixa mu bwonko hari ahantu bijya bidashobora kuvamo hari igihe umuntu yari mukuru ushobora kureba ibintu cyangwa ukamenyana n'umuntu ugahura n'umuntu mugahurira ahantu hashira imyaka 2 ukamwibagirwa mwanahurira ahandi yajya kubwira ariko wanyibagiwe hariho n'abamwe bajya bahera aho ngaho bagatekereza ko ngo ari ukwirengagiza umuntu bene ibyo kubera ko umuntu aba yarabibonye ari mukuru ariko mu myaka mike gutyo 11 ubwo jenoside yabaga hari ibintu byinshi babonye watubwira mu ncamake ibyo utekereza n'iyo shusho ni birebire biranagoye kugira ngo umuntu avuge mu ncamake niba byoroshye ariko ntabwo byari byoroshye ku myaka yanjye icyo gihe kandi byari binagoye imyaka yanjye yanyemeraga kubireba n'amaso nkabimenya nkanabyumva cyane ko byanatangiye kuba urujijo mbere ya 94 buriya twebwe dutangiye kuvuga amateka duhera umwana ufite imyaka 7 yinjiye mu ishuri niwe watangiye kubona hari ibintu bihinduka hari kukubaza uri bwoko ki haguruka mu ishuri jya kuri uruhande jya hano noneho ugatangira kujyana nawe ugira amatsiko ubaza ese mama kubera iki bavuga ngo umututsi ajye hano mutajye hano twese nituri abana nitwigana urumva nibyo bigenda biza hanyuma rero iki gihe ngira ngo wenda twihuse nkuko wari uruzi aya mateka ni maremare cyane wenda kuyavuga birasa n'ibintu byaza kugorana bitewe n'igihe niko twabivuga ariko ngira ngo dusa n'abigiye imbere gatoya ibi tuvuga ngo humura narubakitse nyuma y'icyo gihe uvuga umuntu ari mu utangiye mu wa mbere gusama kugeza ufite imyaka 11 kugeza jenoside ibaye urugendo rwaho n'urugendo rwari rusa nkaho rudafite icyizere ese kiriya gihe warukijijwe nari umwana muto uvukiye mu muryango w'abagatulika cyari igihe cyo gukurikira ababyeyi mu kiliziya nta cyari kirenze kuri ibyo twakuze tuzi ko ku cyumweru haragera tugakaraba akadutwara tukajya gusenga cyane cyane ko tutaga tuzi n'ibyo ari byo twagendaga nyine wari umwanya wo gusohoka ntabwo twabyumvaga wari umwanya wo kuva mu rugo utagiye ku ishuri noneho ugasohokana n'ababyeyi yari sorti icyo gihe cyacu naho twavukiye yari sorti nziza n'ababyeyi hanyuma ukaba wenda wari umwana wa kangahe mwari mugizwe n'umuryango w'abana bangahe ndi mwene Rubambura inkiko n'ak'impundu tukaba twari abana 5 batandatu bari twari dutegereje urumva twari umuryango hafi umuryango w'abantu 7 n'abandi babaga mu rugo twagera ku muryango w'abantu 10 muri urwo rugo ubu ngubu tukaba turi 2 muri abo bantu nimwe mwabashije kurokoka muri icyo gihe noneho rero nyuma yo kurokoka turasa n'abagira ngo wenda tuganire
ishusho ya kiriya gihe tuze noneho kuyigaragaza n'ishusho y'iki gihe cyane ko na kiriya gihe wari utari wakira Yesu Kristo na nyuma yaho wenda ubwo wamaze kubura ababyeyi noneho uraza kutubwira igihe wari umaze kwakira Yesu Kristo dukompara ubwo buzima bwombi noneho turebe ko kubakika byagiye bituruka kuki byagiye biza gute nyuma yaho wabaye mu shusho mu nyubako iteye gute y'ubu buzima ubwo navuze umuryango w'abantu 10 mu rugo ni urugo nari ndimo mvuga rwa papa na mama ariko murabizi imiryango y'abanyarwanda tugira uko dutura ugasanga nk'umusozi wose ni umuryango nk'ahantu twari dutuye twebwe hari kwa sogokuru uvuga ngo hepfo hari abawonkere ku ruhande hari abandi n'abashangazi ntibashakaga kure abo twita abamasenge mu kinyarwanda ntabwo bakundaga gushaka kure habaga ari hafi ugasanga ni nk'umusozi iyo ngerageje kubara twari abantu bagera kuri 200 nasubiza amaso inyuma ngasanga ntitugera no kuri 6 bariho sinari nkijijwe sinari nzi Yesu cyane ko naho sinzi nimba ari imyaka cyangwa ari ikindi twari twarabitojwe aho rero byari challenge cyangwa se guhinyuzwa gukomeye ku mwana w'umuntu ntago byari ibintu uvuga ngo ndabyakira wahita kubona nkaho isi ikuguyeho ukabona mu buzima bwawe burije nta nzira aho rero niho hahandi mwabazaga ngo Imana yari iri aho niho wicara ukavuga ariko se Mana finally what next harakurikiraho iki nyuma y'ibi sigaranye umwana muto sinzi ngo ndabigenza gute ubwo nabo bandi ni mu mbara nagiye mbabona nyuma byari urugendo rurerure urumva giye byanabaye ndi hano giye jenoside yatangira ndi hano irangira ndi hano ntabwo nigeze nsohoka icya kabiri cy'umuryango cyapfuye ndeba ibyo byose byari ibintu biri mu mutwe bitanyorohera kumva Imana ku buryo nari mfite uburakari cyangwa se ubusharire butanyemerera kumva ko hari ikintu cyakura mu mubabaro nari mfite uburakari bwa bundi buvuga ngo ariko wowe mu ruko urumbwira iyo Yesu cyangwa se umbwira iyo Mana waba wumva neza ijambo urimo uvuga ntago cyari ikintu wahita ubwira umuntu ngo acyumve byamfashe igihe kinini urumva jenoside yabaye irarangira tubaho ubuzima navuga bwa struggle y'abana b'imfubyi byose nk'uko byagenze mu Rwanda ariko buriya consequences ziratandukana bitewe navuga na destiny y'umwana w'umuntu kuri iyi si yangoye cyane kubera ko nakuriye umuryango munini kwisanga rero ugomba gushaka igisubizo cyawe wowe ukakireberera n'undi cyane ko naryo jambo rya nyuma mama yambwiye ati uzamenye umuvandimwe wawe sinari nzi niba tuzakira ariko Bibiri ijambo ry'Imana tubwira ko ijambo ry'umubyeyi rirarema byaremye ubuzima kuri twe babishe turaho tumureba turafata turarunda turashingura ni kwari ugushyingura kwari kugira ngo imbwa zitabarya hariya kiriya gihe byari bikomeye n'imbwa yakujyaga uri muzima niba ambwira iryo jambo ntabwo nari kururaga sinanariryumvise niwe sinzi ukuntu ryaje kugaruka kwa kundi wicara ukavuga ariko ni iki cy'umubyeyi yambwiye bwa nyuma barambwiye ngo nibuka iryo jambo ko yambwiye ngo nimukira nimubona mudapfuye uzamenye umwana ni iryo jambo ko uzamenye umwana murakurikirana oya hagati yanjye nawe harimo undi muhungu ari we wajyanye n'ababyeyi kijya gihe abahungu ntabwo byari byoroshye uwo nasigaranye n'umukobwa umwana wanjye mutoya urumva ibyo bintu byari navuga umutwaro uremereye ku buryo ntibyari byoroshye bigize kuba umutwaro ariko bigakora n'urukuta rutemerera Kristo kwinjira byoroshye aho rero niho hari ikibazo nza no kugiramo rimwe nderwa na famiye y'abamizirima it was obvious umwana w'imfubyi iki gihe nimba ari ukwiheba nimba ari ukutagira amahitamo nimba nta mahitamo twari dufite nisanze ndi mu mizirima from nowhere
tubana nabo nk'umwaka aribwo naje kwiga njya muri segonderi ngiye muri segonderi njya muri segonderi y'abapadiri ariko badakomeza ibintu cyane bisa kwatendinga bigashira mu mizirimo bipratikamo gake ariko nabwo ntabyumva kuko nabyita nko gushaka amaramuko cyangwa amaro cyangwa se kubaha yego kuko umwana w'imfubyi kera ababyeyi bacu mu Rwanda bakoreshaga amagambo akomeye bakubwiraga ujye wubaha ukurera cyangwa se uguhatse niko ijambo bakoreshaga uguhatse jya wumva icyo avuze ubwo rero jenoside irangiye nahise nibuka rya jambo donc kuvuga ngo famiye yose izafata ngomba guca bugufi ni ukuvuga nimba ari A ni A nimba ari B nimba ari ukunyura hano ni ukunyura ubwo rero nuko ninjiye ariko sinabyumvaga actually sinabyumvaga nyuma ndiga segonderi tronkomene nayize muri groupe scolaire officielle Butare hanyuma nza kujya no ku Karubanda nahumva ni Butare noneho nisanga mu babikira ndi oblige no kujya mu misa neza murumva najya gusobanurire ko niba ari classe yangira butegure uri chef wa classe murategura indirimbo uza guhaza uza gutegura sacristie uza byose mu bikore kandi neza kuko rero jewe nasaga mutagira idini ntacyo byabaga wumviraga ibihari aho wisangaga hose niho wakorera gusa icyanshimishije no gukara agashaperi gato ko muri navuga muri internat ntikanya affectaga cyane kuko mu bintu nangaga kiliziya aho ivi kagera no wari kumbwira ngo injiramo turaguha ababyeyi bawe bose wabuze nari kumubwira nturagira ngo nanjye njye mu nyice sinari bujyemo mu bintu nangaga bikomeye nangaga kiliziya kubitewe n'amateka wayigiriyeho naje kugera muri zone turquoise ira kiliziya y'ikibeho biciyemo abantu babatwitse image yo kubona abasore bafashe mu byuma batwitse yahitagiza direct nicyo cyari gisobanuye kiliziya kuri wowe nicyo cyari niyo yari definition ya kiliziya kuri iki nkibona amakiliziya yose nagerageje gusa nk'uwinjiramo nta kintu kizima nasanze muretse imirambo uretse ariko ikibeho niyo yasigaranye n'ubu yo nyivuze mpita mbona iyo shusho y'abo bana bahiye bafashe donc bari bazamutse hejuru mu byuma ipariko batwitse eglise bahiramo donc baruma bafatana n'ibyuma rero ukabona umuntu neza nyine visage tekereza abantu bajya mu kiza ko mugira ubwenge barayifashe barayoza bagira gute barangiza mbese nkumva ni ibintu ntasobanukiwe urumva cyankuye muri iyo katolike yo rwose ntabwo byari byo kudiskita ahandi urumva chapelle muri internat bana yubatse uhari cyangwa se nari akantu karaho ari no mu bakobwa gusa hari hafite icyo gake ubwo ndiga secondaire nayirangiza ariko ubwo ndi muri byandi byanye nta wavuga Yesu nk'abareba barokore najyaga nseka barokore nkibarangura nko hasi nkavuga tubwizanye ukuri ibintu muvuga murabyumva ngo Yesu ngo muramukunda ngo naho wabura ibyawe murakina n'ubuzima hari indirimbo bakaririmba ngo naho nabura ibyanjye muzakomeza ngo iki muzi kubura ibyawe harimo papa harimo mama nkahita mfata ya liste yanjye y'ibyo nabuze kababwira sasa nuko mubifite ntabwo birakuvaho ntabwo biragenda ngo mwumve uko Yesu yamera ntabwo none bimaze kugenda nibwo neza warimbiye ndi mahubwira burya none urabyumva narangije na segonderi rwose mbona bourse njya muri university Butare umva icyitwa Kristo n'umuvuga mbese mbona uri kuntera igipindi ariko wumva baravuga rimwe noneho njya muri university nagiye muri university 2008 nitwa promotion ya mbere itarize EPRM ninjiramo kubw'imbabazi z'Imana ndakizwa aho rero niho habaye indi challenge ikomeye yareka ukiraho yego ukiraho kubw'imbabazi z'Imana urakizwa uvuye muri bwa buzima bwumva umuntu uvuze Yesu ukumva uramusetse gusuka buri uko umugenza noneho kubw'imbabazi z'Imana urakizwa byaje bite wabyumvishe navuga ko abambwirije bose bitakunze biri somehow funny birasekejemo gake haje umuntu
umutipe arankunda genda nangaga relationship yari yo yose kubera ubundi buhamya ntashyizemo hagati nangaga ikintu cyitwa umugabo na decision yanjye sinzashaka noneho uko hagati jenoside yarangiye mfite ibibazo byinshi haza kubaho umuwonkere anshakira umukansera naje no kujya ku mukansera nibyo nababwiraga ko kubivuga ntago ari ni byinshi cyane haje kuzamo counseling hagati haza kuzamo ko mbese kugira ngo bansubize ko nari mfite bwa burakari butavuga cecetse niba mvuze ngo Ben niwe nshaka dukina we ntabwo ngukeneye vrama ntutekereze ko ndibukine nawe uwo munsi ubwo nyine uwo munsi ni Ben ugezweho kandi Ben nawe yabafatika cyangwa ndashaka cyangwa ashaka kwigira nko mu bandi nkayibona ko nko yanyanze ubwo nawe tukaba turarangizanyije ntituzongere gukina urumva bwari bwa burakari buremereye burenze niho umuntu umwe yabonye ko hari ikibazo kuko yari umuganga anshakira umukansera hari umufurere witwaga Damascene wabaga Butare ngeze gufunga mu byitso baramukubita yaravuyemo amenyo yarafite icyo yabwira abana nkatwe ariko yaranize nibi bya counseling byari bitaratangira giye bankureye counseling muri 1995 numva ni kera cyane aho nagenda nkamureba gutya ngo ubundi uyu musaza baragira ngo tuvugane iki nkicarana nawe isaha baduhaye yo kugira ikarangira ati bye nanjye bye tumarana the whole week ntacyo mubwira icyakabiri noneho naguhaye ikaye n'urupapuro nyandikire wowe wandike tu ibyo ushaka ariko icyo nshaka uratangirira ndavuka nisanga ubuzima umunsi wa mbere biranga umunsi wa kabiri ndandika umunsi wa gatatu mbona ntibigize ndabica bita muri puberi umunsi wa gatatu ndicara ndandika urabona yari yazanye yakaye yankunda amahoro ndayandika iruzura amindi iruzura noneho ya saha nawe urabona ko atari bustope kuko ndi kwandika ndandika aranje tese mbisome ndambwira hoya arabifata arabica arabijugunya umunsi ukurikiyeho nanone arongera asubiza yakaye nuko nakize yari step ya mbere nkajya nandika nkabica ngo kwikaye nk'iya 7 cyangwa nk'iya 8 sinibuka nibwo namwemereye ko asoma nanga none reka ndayisoma urumva ngiye nandikaga ibintu byinshi ariko watabasha kubikapturinga yagomba kubanza kubisoma kwanza nuko yabisomye finally nza kuvaho mbasha kuvuga icyo yakoze muri jewe urumva yarabisomye noneho agira ide akageza naceceka akambwira ariko ubundi harya papa wawe ngo yari muremure urumva naradekrivaga buri kantu kose isi afite imisatsi imeze gute umva yero umuhanga azi kugira ngo mvuge nisanze navuye imbere nzi kuvuga nzi kuganiriza abantu uba butuziranye cyane bansereza kuvuga ariko n'ubuntu bw'Imana nagiriwe ndasakuza cyane ndaderanje kwa nisanga ndi free byoroshye ubu ngubu ariko byavuye kuri ubwo rero nyuma aho ngaho yo gukira gutyo nibwo natangiye no kuba umuntu wabwira ikintu akumva ntangira kwiga no kwiga byari byaranze ndibuka ko maze no kwandika gutyo na counseling irangiye yari tararangiye turimo hagati nararose bya bintu byose nandikaga ntangira siniza aho natangiriye ariko nisanze ndi mu rugo ubuzima bwose tububamo ngero muri jenoside nyibamo naryamye ari nka saa moya ubona avuye ku ishuri naniwe ndarigenda akaramita ndyama noneho bari bamenyere ko nasinzira ntabwo nasinziraga nashobora kurara ndeba nk'amafilme yose bakanguka bakansanga muri salon n'ejo nkazabyuka njya ku ishuri nkumva umutwe ugahora uremereye gusa ndya ariko ntasinzira ubwo rero nyuma mo hagati muri counseling nasinziye kuva saa moya nkanguka saa 4 z'undi munsi noneho oncle kuko ari umudoktor yaza akasanga ndahumeka yapimye akabona nta koma akavuga ati mumwihorere ndasinzira saa 4 nkanguka numva nduhutse numva ibitose byashize I feel like nguwe neza noneho nkabwiye ko mutambyukije ngo njye ku ishuri bikiri no mbyuka nshaka no kwiga nuvuga voilà navuga ko ariho igitangaza cyanjye cya mbere cyabereye nari naramenya Yesu nari narakizwa
naho ngaho ibya mbere byabereye. Nanavuga ko kuva uyu munsi kugeza uyu munsi sindongera kubirota. Oya, navuga ko deliverance yanjye yabaye iryo joro yarangira. Hanyuma yarakoje uti umaze kugera muri kaminuza icyo gihe ni byagenze bite gukizwa. Yesu? Yego, haje urumva narabohotse ntangira kumenya n'abantu no tugakundana n'abantu byoroshye, nkaba naganira nawe, nkaba naganira na Ben, donc bikaba ibintu byoroshye. Noneho nibwo ndangiza nk'ujya kurangiza université, twagize amahugurwa y'abana bakomeye bumva babasha gufasha abandi, tuyakorera muri Croix Rouge Kacyiru. Bayaduhaye ibyumweru 2. Aho rero umva nari ndimo ninjira mu mwaka wa mbere wa université, niho mumwe mu ba trainer yankunze biri serious, bizamo gutereta byo gushaka umugore. None ndavuga se ko navuze ko ntazashaka nk'uriya mutipe nta kibazo, arankanseringa ye ashyiramo courage y'ukuntu ibyo bintu bishoboka. Ariko challenge akaba yuko yarakijijwe kandi ka kabazo kari katarava. Ndavuga sasa abantu b'abarokore b'abanyamitwe biba ikibazo. None hari n'umuntu wari waribereye muri Kongo, ndavuga sasa uyu nta nubwo azigera yumva n'ikibazo na kimwe ndimo azamenya. Arambwira ati noneho the only gift ngusabye ni uko washaka church, then nubona bidakunda uzabyihorera. Antuka yambereye marayika unjyana kuri Kristo. Nagiye mvuga ariko undi wabireba ntacyo bintwaye ko nawe mfata ku ngufu, wabireba nimbona bitavamo bivemo. Umukobwa ugeze muri université tuyenza ko kujyamo cyangwa nabivamo. Mbwira umufriend wanjye asengeraga muri apostolique iki gihe twabaga i Butare. Rero nafashe decision yo kujya gusengera muri Zion, uwo mutipe ro muri Zion. Tuzajya dimanche tuzajya muri Zion. Umva cyari nk'ikigare wazi tujye kureba. Uvuze neza dusohoke. Turagenda. Akiza arambwira ati rero unyihanganiye umunsi tujye restoration. Hari umuvuga butumwa nkunda, afite inyigisho, afite teme nziza, turagenda we urumva yarabyanderstandinga kuko yakuriye muri famille y'abantu bakijejwe muri apostolique. Turagenda tujya restoration ariko mwumva aramvangiye. Ariko wari umugambi w'Imana. Kuva ubwo ninjira muri restoration ninjiye ninjiyeyo rwose umunsi wa mbere. Abarakore barabambwiye babonye umuntu yinjiriyemo adakijijwe bamuzi bituma umujyi butari muto. Ubu ninjye babonye ninjye bari kuvuga tu ndanangira umutima ndawufunga sawa ndasohoka ndagenda ntakijijwe. Ariko ngira n'amahirwe ntibahamagara bakizwa. Ndigendera umva n'amahirwe w'ibiri. Icyo gihe numvise nyine I'm saved. Ntago bahamagara bakizwa, numvaga natsizwe bikomeye. Kandi ukumva uri bugiye kubera ko bakuzi bakubonye. Kako bambonye. Kandi nanone nkumva ibintu bari kuvuga niki. Bigishije ku mutima ubabaye, ku mutima utababarira, ku mutima ufungiranye abandi ariko nawe utiretse. Nareba liste y'abantu mfunze ngasanga ni umujyi wose. Aravuga turiya muntu aranzi tu. Ndavuga barabambwiye uyu ni wa mupasiteri wahariye Tumba nyuci wacu. Buriya nuko yabonye nzi kandi arabizi ko ndi umurescape. Ndataha. Ariko Yesu ndamukunda. Batanga gahunda ya church. Waribwa n'umuntu wapinze bakavugana mu kwa gatatu ko azamaterano y'abakobwa n'abamama akajyayo. Yapi dasohotse numva ntazi ibyo ari byo kuvuga ko ari abamama n'abakobwa reka nzumve nabi ibyo bavuga. Nabwo njyayo. Baramfasha boti byari kwigisha ubuzima buri pratique bya bindi mu byatanyigishije byose. Bari abamama bigisha abakobwa bakabigisha gusasa, bakabigisha guteka, bakababwira abakobwa mwe n'abakristo Kristo bagomba kuba bafite murongo. None navuze wow. Donc umuntu ashobora kujya muri eglise ibintu atabonye ubimwigisha akabyigishwa akabona umuryango. Mba ndafashijwe. Noneho mvamo rwose nanaryohewe. Amaterano yo kuwa gatanu nari nicaye umva utangira wicara ku ntebe inyuma. Ugenda wigira imbere gake. Kuwa gatanu nicaye nko kuya umve eglise zo muri ville ntoya ntago ziba ari ntoya. Wisanga kuya gatanu kabisa kandi ubwo uba wagerageje nyine kujya kure ariko wisanga ahanga muri mega church zacu iya gatanu buri hafi cyane. Ariko hariya uba wumva nyine ko kiri kuri. Nuko byaje ndakizwa
ahaza kuza none umudamu Pastor Roro, yitwa Pastor Roro, icyo gihe yigaga muri universite ari n'umukongomani uvuga ikinyarwanda kitumvikana, kenshi ushyira muri igifaransa bakanamusemurira, ariko yarigishije Pastor Roro aravuga ati nk'aka kanya usohotsa ukagenda imodoka ikakugonga, assurance yawe irihe? Neza nese nibona imodoka yangonze, nibona manutse, nita nibuka umwana twiganaga igare ryagonze uri muri koma, ndavuga rero niba ahangaha hariho hantu honyine ashobora gutuma nzabona ababyeyi, kuko numvaga ndi convainc ko bo nta gicumuro kuko babambuye ubuzima. Donc icyo gihe numvaga ko niyo nzira yonyine ishobora kumpejera. Naravugaga Mana babaramagara bakizwa, Mana yarangije avuga ngo nturenguye umuryango, nawe wagira ngo kabisa ari kuri mission. Naho nahise nkirizwa icyumweru cya kabiri muri restoration. Ariko umva naratendeze dimanche, mercredi, vendredi, yindi dimanche ndakizwa. Yes. Rero nuko ubuzima bwanjye bw'agakiza bwatangiye, kuko nahise njya kwiga inyigisho z'ibanze, imibatizo, ndakomeza kugeza n'uyu munsi. Akabazo nagize k'amatsiko, uwo muntu wagukunze akana gusaba niba nabyumvise neza ko gift yagusaba rero kugira ngo ujye nibura muri church imwe wumva, niwe wavuze ko yagukunze urukundo rw'abashakana, niwe mwaba muri kumwe ngo mwashakanye? Oya, ndavuze ko yabaye marayika ungeza kuri Kristo, kuko ntago byaje gukunda, naje gusanga nagezemo ibyo bavuga ngo umwenda wari ahera atabutsemo kabiri, twese turahumuka turibonera, nicyo cyambayeho. Ashobora kuba yarazi ko ntari bwinjiremo neza, Kristo wafata mpiri, ninjiramo neza cyane, ntangira kubona uwo twari kumwe guko ambeshya ko adakijijwe. Birangira nyine bidakunze, ariko naramuhamagaye nyuma, yarashatse nanjye narashatse, namubwira nibutse ko Kristo mfite n'uyu munezero wose no kukubohoka kose mbikesha wowe. Ndamushimira, ndamubwira umurimo wawe mu buzima bwanjye wawukoze neza, wari uwo kunjyana no kumaintain ubwo bushuti ni byiza. Ngira ngo wenda twihuse, nagira ngo utubye urugendo rwa mbere kwakira Kristo, noneho nubwo wenda tutarinjira cyane uko wabayeho nyuma yo kwakira Kristo, ariko dusa n'ababyumvishije, kandi iyo umuntu yakiriye Kristo ijambo ry'Imana tugira ngo wabaye icyaremwe gishya. Nagira ngo rero udukorere comparaison ntoya muri iriya nyubako wari urimo, muri ziriya struggle, ibibazo wari ufite utari wakira Yesu, ukuntu wenda wabikemuraga, ukuntu wenda noneho na nyuma y'uko umaze kumwakira, dore ko noneho wari umaze no kuba umuntu mukuru, reka mbyite gutyo, itandukaniro ry'ibi bintu ni irihe? Rirahari kandi rinini. Mbere ubuzima bwanjye bwari gushakisha nkoresheje umutwe, nkavuga byabaye ngo twaje kwendinga up ibo bita ba les chef de ménage, nisanga ngomba kwiga université, ngatunga famille, ngatunga umuryango. Uko byaje kurangira tuvuye muri famille twese twisanga twirera, nza gusanga ngomba kurera abantu bane. Udakijijwe buri gakosa kose kabaga washoboraga narwaye igifu, kiragenda kibibisebe, wa mubabaro utafite uko wawuvuga, umutera kw'igifu kibibisebe. Urumva icyo gihe iba byabaga byinshi, nashobora nko gufunga, nashobora nko kujya nk'ahantu nkashaka n'amarira agashira kubera ukuntu umubabaro wabaye mwinshi. Urumva icyo ni igihe nahuraga n'ibibazo mbere yo gukizwa. Maze gukizwa biraryoshye, byabaye ibindi challenge zagumyeho, kuko nta nubwo navuga ngo Kristo yahita guhereza ibitandukanye cyangwa se byiza, ariko nibwo namenye noneho umurongo nyawo, kuko nakijwe n'ije muri université, bimfasha. Mbere trick nakoreshaga nakinnye basket igihe kinini cyane, mu buryo bwo kurefura umubabaro cyangwa se bwo gushaka ikintu cya kokipa umwanya wantakanuma uri gukora amatize, kumva kwekipa umubire kabisa, ariko ukanagira n'umwanya wo kubira icyuye kwibagirwa. Ibyo maze gukizwa nsanga umubiri
n'ubundi njya kuryama nkabisanga ku musego. Nkeneye uri bumfashe muri uriya mwanya, akanamfasha ndyamye, akanamfasha mbyutse, akanamfasha akaba wa wundi nyine. Bavuga ko Kristo we ari wo munipreza no muri bya bibazo abahari. Aho rero niho habaye mutandukaniro. Aho nabonaga ikibazo ngahita avuga ijambo ryawe riravuga ngo none umva ntangiye kumenya itegeko rindengera. Avuga ijambo ryawe riravuga ngo ibyo wibwira kungirira ni byiza ntago ari ibibi. Bishatse kuvuga ko niki ntago ari cyawe, ntago ari ngewe, ubwo hari ikindi kintu ushaka gukora muri iki gikoreke vuba gusa ndababaye. Ubwo ngahita njya nko mu masengesho. It's a bit different. Kuko naragendaga nkavayo rwose numva ko voilà. Uretse no kuvuga ngo nagiye no mu masengesho, nagiye mu itorero ry'isanamitima rifite ukuntu rikurura rikavuga ngo ntube wenyine. Wigenda ku ruhande, wikumva ko ubuzima bwawe ari ubwawe. Kera bwabaga ari ubwanjye nyine. Uwo Yesu muvuga haryo ubwo wundi ababyeyi bagenda ntiyarahari. Kumubyeyi abereho kurera umwana agakura. Yesu azandera. Urona ndashyingiwe, uzi gusohoka gutya wajya ureba nko hanze ukavuga ubu nzajya mbwira abantu ngo uriya niwe papa, uriya kandi bidakunda gute se. Urumva byari bikomeye kuri jewe. Ariko maze gukizwa Eglise irakurura, hazaho ku restaurant, hazaho ku deliver, ukumva ufite abantu bagukunda, bakwitaho, baguhamagara kuva utaje kuri church. Urumva mbere nge nta nombazaga bilete. Nari mfite umuonkre yaba nawe yarigaga cyangwa se yaba ari bize atabashije kunsaba bilete, nayisiga ku ishuri. Ntatsinda azayibona nka nyuma ya de trimestre yabonye umwanya. So nta muntu ariko wabona ntabwo kwicace bambuze. So nukuva hari abantu hari famille ngo mbironginga ndimo ngomba kubamo. Urumva ntangira kubona abantu bakagusura. Noneho abana babaye hari ukuntu nabaye open once for all. Iyo mbabaye bitabiza hano ntago niyo nashyiramo imbaraga zingana ngo turabibona. None agatubwira what's wrong. Cyo kuva umuntu araguhamagaye ndi kugusengera Imana ikumbwira ibi n'ibisibyo. Ntangira kwiga muri Eglise wacu tugira ibintu twiga by'inyigisho za Bibiliya. Tugera kuri pardon. Iyo devoir nakoze igihe kinini. Urumva ariko mu kwikoraho bigenda biza. Nuko naje kwisanga ko mfite famille. Hariya noneho ugasanga nagize nsanga umumama yari afite abahungu. Urumva nitwa Mukakarisa. Umugabo witwaga Karisa, abana be bose bitwa Karisa. Yari afite agakobwa kamwe. Kaba ariko gapfa ngo barasigara. Noneho nanjye narapfushije abasaza banjye bose. Masanga ba Karisa, masanga uwo mama masanga afite ba Karisa. So ni iyo famille ubu ndi Mukakarisa batakaje. Nabo ni basaza banjye natakaje. Gushika uyu munsi ni mama wanjye. Numva hari kuntu Imana yagiye yiranja igashyira mu nzira yanjye ikintu cyose gituma ntuza kikanyereka ko n'umugambi wawe kandi mfite ibyiza. Sino kubaka gusa yaragiye yararemye bushyashya, yararemye irarema undi profi. Niho rero havuye uko kumva ko ndi umuntu muzima kandi muri Yesu wa mugani wawe ni salama. Amen. Kugira ngo wenda n'abantu barimo kudukurikira babyumve, ndi mu bantu bagize umugisha. Nagize umugisha wo kubura umwana wanjye w'umukobwa w'imfura. Noneho ndabyibuka ndi kwa muganga, abaganga bamaze kumbwira ngo umwana byarangiye. Mbyibutse urimo uvuga, nibuka ukuntu itorero abantu bangezeho bwa mbere, wa mbere yari pare wanjye, ariko nawe dusengana n'abandi benshi dusengana n'abandi bo muri alarme tubana bahise bangeraho vuba. Kandi abo bose uko bangeragaho kubera ko twasenganaga numvaga bisa nkaho
umubabaro n'ikintu numva canguyeho gisa n'ikirimo gisangiye kugenda n'abantu benshi kigashira n'abandi umva gitangiye ku urabona nari kwa muganga njyenyine ni njye wifatiye umwana wanjye mujyana muri morgue urumva baza kongeraho nyine nyuma ariko numvaga narababonye gutya numva nsa naho ubuzima butangiye kugaruka kandi ibyo mu by'ukuri ntabwo ari amagambo cyangwa igipinda abantu baba bavuga niko byagenze kumva pasiteri banjye hano pare wanjye hano tunanasengana n'abandi bo muri Arana numva ngize imbaraga zidasanzwe kandi ushobora kutabasha no kubisobanura ngo izo mbaraga zirimo ziraza ariko ni ibintu ntabwo wabisobanura ngira ngo hari turimo turagana ku musozo kandi dukomeza kwihanganisha abanyarwanda bose ibi ni ibihe byagize ingaruka kuri buri muntu wese uretse abacitse icumu bari mu Rwanda ku icumu bari mu Rwanda njya nibuka akantu gato ikikwereka ko abantu benshi baba baragiye bagira ingaruka zibageraho nigaga muri segonderi mu wa gatanu ababyeyi banjye bari batuye i Bujumbura papa ndabyibuka aza mu Rwanda ageze hano mu Rwanda aza kunsura Nyagatare aho nigaga ageze ku ishuri urabona cya gihe umwana iyo abonye papa wo ku ishuri yaje kumusura noneho papa wabaga no mu mahanga utarabaga mu Rwanda numva ndishimye ibyishimo bya bindi byinshi ariko ntangira noneho kwirukanka ku ishuri mbwira inshuti zanjye bazasuhuze papa basuye noneho ndimo ngenda nsana inshuti zanjye gutyo bari mu maklase umutima uza kumbaza ariko aba bantu bose urimo wirukanka wereka ibyishimo wabonye papa wawe aba bose uzi ko bafite papa urumva ko ari ingaruka za jenoside cyabaye utaruhari njye sinari mpari byanabaye ntari mu Rwanda none nza no mu Rwanda nkuze none bitangiye kwambura umunezero w'umwana ariko mbonye umubyeyi aho nakishimye nyine ngo nyine utarake ariko hari andi majwi atangiye kumbwira ngo nyamara abantu urimo wereka uyu munezero bose ntabwo ariko bafite ababyeyi urumva rero ingaruka z'ibyabaye zageze ku banyarwanda bose niyo mpamvu uyu munsi twavuga ngo abanyarwanda bose ariko ko ari nako kuri kuko nkanjye warangije segonderi se nta muntu nsuye nari nemerewe sorti perimana ni ukuvuga iyo abandi basurwa kuko ntawajyaga ndeba abayobozi banjye bari babizi cyangwa se niba atabiwe mu ruhushya ubwo ndagenda ashaka nk'ahantu muri coin niryamire visite nirangiye twahitaga ngo umunsi w'umurengwe wageze urumva kugeraho mubatiza umunsi w'umunezero mukabita w'umurengwe ni cya kintu nyine kiremereye ku buryo njya avuga kuki ntize segonderi nkijijwe kuko nari gufata ababyeyi ba bene data nkababyaza umusaruro nk'uwundi byaje nshaje ni ukuvuga ubu ngubu nibwo ntangiye kwenjoyinga kumva ko abandi bafite ababyeyi nabagira abanjye babinyemereye rero urumva ibyo uvuga nibyo ngira ngo wenda turimo turasa n'abagana ku musozi w'ikiganiro ni ikiganiro cyiza gusa kigoye kuba twabona umwanya wose wenda ngo tugire ibyo tuvuga nk'uko bikwiriye ariko ndagira ngo wenda tugaruke ku bibazo nka bibiri cyangwa bitatu dusa n'abagana ku musozi wagenze urugendo rukomeye rurerure wenda umuntu azi cyangwa watekereza ntugire neza aho rwageraga ariko buri muntu wese mukuru ufite ubwenge ashobora gushushanya mu bintu wagiye wubaka mu buzima bwawe haba mu buzima ubushobozi ubuzima bw'ubumenyi ubuzima buri spirituel ni ikihe kintu gikomeye wubatse waba uvuga ngo iki noneho cyo ntikizubakikane ntibizashoboka ntibizabaho ni ikihe kintu ujya utekereza mu byose ukavuga uti Imana kabisa kugikora ntabwo byari bushoboke njya ngira ikintu nkunda kubwira abantu ariko rimwe bakaza kumbaza ngo are you sure ubwo nanjye ntangiye kuyitegura ayushuwa ubwo nanjye kuyiyumvamo yego ikintu nakoze kwiga ni ibintu byagoranye ariko benshi muri twe twarabishoboye icyo ni igisanzwe gushaka ukagera mu rugo ukubaka n'amahoro ubona ashatse nawe ni nkanjye ntibyari kungora gukizwa nkabana n'abandi umunezero Kristo arawutanga ariko icyari kigoye ni ya chapitre nababwiye y'imbabazi
pardon kandi pardon yuzuye kuko nakomerekejwe n'uwanyiciye ababyeyi nkomeretswa nabo nari nzi ko bari bumpe keya sinayibona nkomeretswa na liste ndende n'umwana w'ipfubyi n'igitambutse kikamukoraho arakomereka ikintu rero nakoze nkumva kandi n'umutima wanjye wose nkikanga nanjye ko ari igihe wagikoze ni ukubabarira umuntu wishe mama na basaza banjye turi kumwe uzi neza ko ari we atari inkuru oya apana nzi neza njye nawe twari kumwe ni naravuze ngo tumaze kwiga ijambo ry'Imana ni igikomeretsa ari jyewe mura ryo ijambo ry'Imana ni jyewe nije none nsanga donc mana niba ibintu byose ari wowe donc uriya ndamurenganya ararengana anyway de toute façon niba uvuga ko icyo ushaka ariko cyo gikorwa iyo ubishaka abantu ntibare bupfe donc kandi ijambo ryo rikwiye kambwira ngo natanze ndisubije so ndimo ndarekarama ibintu bitari ibyanjye abo babyeyi sinigeze mpitamo kuhavukira iyo ubishaka nari kuvukira ahantu n'intambara atazi uko zisa ubwo misiyo yanjye ko ari uko ngira 11 bagacaho ubwo nkatangira nanjye ngafatiraho none ndimo ndarenganya umuntu ndamuziritse nanjye ndiziritse mbese ndaboshye nanjye ntiretse mfata icyemezo ndamanuka aho yari afungiye njyayo uramanuka yego urumva bari bamamanuye babafungiye iwacu nababwiye ku mayaga njyayo noneho mbibwiye umutante araseka cyane cya gitwenge navuga nk'icyasara cyo kunseka cyane atari ko ugira ubwenge nibaza ko ari nkaryo jambo yatekereje umutima we ndambwira ariko oya nzaza baravuga rero umwana yasaze reka tube hafi baraza n'abatante bose baramperekeza ariko iyi Mana twakurikiye nukuri n'abadukurikiye niba utarakizwa hari akantu rwose wahombye gakomeye nakugira inama kuza wiruka naramanutse numva yamwishe ndeba image rero namuhaga yari ya image na creye urabona kuntu tujya dushushanya ngo satani ameze gutya tukamwimagina naramufashe mugira satani wanjye ndamurema kandi ye naramubonaga ariko umubabaro waragiye umuhereze yindi sura nyine numva agomba kugira kuko ibintu yakoze ntibimerita namwambuye ya sura ye mwambika iri mu mutima wanjye n'agahinda karimo tugiye rero baramuza ndabwira ntago ari uyu yari umusore mwiza w'inzobe ndavuga nawe ntago uyu muntu ari wanyiciye abantu tante rero kuko ari umukecuru mukuru agazuma ko nawe yari ahari muri ako kanya ibyo ndi kuvuga twarabatemewe babiri kubyo kumwibe yenza kubabwira nti siwe batari bahari bari kuvuga bati birashoboka ko atari we ariko uwo mutante mukuru yari afite umugabo wo mu bwoko budahigwa duvuga ngo bamwiciye ku muharuro we yari mukuru cyane yari mukuru wa mama donc nta kwibeshya we ko ari kubaho cyane ko n'uwo muntu yari umuturanyi wacu yari amuzi kurusha uko jye namumenya ku myaka yanjye none bamuzanye ndahakana tante ati n'uyu ndavuga nti oya none ko impamvu nahakanaga ntago bari bayizi nawe naga ari mwiza nkabona nta kuntu yaba mwiza ngo kora ibyo kandi none yabikoze ndeba rero ndamubwira ni rero cyari kinzanye ese uranyibuka turavugana noneho wa mubabaro urongera urazamuka uzamutse mubwirana agahinda kenshi papa si yagere kumubabara ariko byasaba ko mbaza nkabiruka kwanza ibyo mfite ubu kugira ngo imbabazi zize zuzuye ndabiruka byose arangije ambwira ijambo rivuga ngo none se ko ariyo yari gahunda abari ko gusubiza gutyo nano kumbwira ati rwose ubundi abandi bakunda gukoresha ngo ni satani wari wanshutse ugahita wumva kabe satani mukabimushyiraho mwese mukababarirana byabaga byoroshye none wahita arambwira ngo none se ko ariyo yari gahunda ngo nari kubigenza gute ondire n'ubundi nayo munsi bibaye ariyo gahunda nabikora yo numva umutima none ubaye ubushwangi neza ngira tante nimureke ngende ndazamuka mbwira wanyigishaga Bibiliya ndambwira mvuye etape ya mbere ariko ndatsinzwe ati nta kibazo iyo ni ya mbere ndongera nsubirayo siyo barambwira ngo baramufunguye yemeye ibyaha birasaba kuzamusanga aho atuye numva kwa front hatuye egari kujya handi noneho cyaha cyabereye neza ndongera nsubira inyuma puringa out ndavuga noneho reka mbanze nitegure neza noneho kugenda birimo no kugera nkanyura na hahandi byose nkabivamo neza ndagenda ndasenga fata igihe cyo gusenga nanjye baransengera numva no nuzuye imbabazi numva nuzuye imbabazi zo kuvuga ngo uyu muntu nkeneye kumubohora
akazazira icyaha yaba yishyize atari cyo gena muboshye. Ndamanuka none undi determined kumubabarira. Agahinda nagize naragiye nsanga yatangiye gukora utundi dutsiko nanone two gushaka nyine twinera hamwe, ubuyobozi bugiye kumufata arotoroka till now. Bivuga ngo aragifite ya gahunda n'ubundi gahunda yari ihari nyine nkuko yabivuze, ariko numva ndababaye ngira agahinda ndarira. Atari ko se wowe urarwaye, Imana ishimwe ko twamukize yagiye, ndavuga hoya agiye kurimbuka, arimo arasanga irimbukiro rye. arimo Urumva ubuzima jewe narinje gusova ubuzima bwe, aho kuguma hamwe ngo ya front ikibazo, arimo aragihunga ntayo asatira urupfu. Ndaza turasenga, barambwira noneho andika message uye famille mwizina n'abazamubona uzamenye ko imbabazi zawe warazimuhaye. Mu mutima wanjye n'ubu niyo namubona namuhobera, nuko ntaza ahantu ari. Naramubabariye kandi byuzuye bya bindi ntakubwira ngo byaturutse ntago mpazi, ariko imbabazi zo muri Yesu zirahagije. Nicyo kintu nzi nakoze nanjye nkavuga n'abandi bagenzi banjye duhuje amateka bajya bambwira atari ko wowe rwose ubwo kiganza uzakidushyireho, ariko ntaho biragera. ngira ngo iyo ni nayo ntambwe ya mbere yo kwiyubaka. Yego, kuko umuntu utarababarira, ataragera ku ntambwe yo kubabarira, biragoye ko yakwiyubaka, biragoye. Mbere y'uko tugana ku musozo utanga ubutumwa waha abandi banyarwanda badukurikiye, reka dusome ubutumwa bw'umukunzi wa Authentique uri muri Amerika yanditse, hanyuma uze kugira ijambo wageze ku banyarwanda bose badukurikiye. Yanditse, yitwa Diane, aravuga ngo be strong and bold, have no fear or dread of them, because it is the Lord your God who goes before you. Ubwo niwe barimo kubwira. Narangije aravuga ngo he will be with you, he will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Muhumure kandi mukomera, ibyo yakoze ni byinshi kandi byari bikomeye kurushaho. Murusheho kwihangana muri ibi bihe, kuko Imana ntizigera ibatererana ukundi. amen. Aravuze ati ndabakunda kandi ndabasengera. Murakoze cyane Diane, rero urakoze cyane. turagushimiye cyane cyane n'inshuti ya Alarm Life Show. Hanyuma Prove, tekereza ko ubu ngubu noneho nta bwoba mfite bwo kuvugana nawe. wari wabugize? Nari mbufite rwose, ntabwo mbesha, nari mbufite kubera ko mu by'ukuri dutekereza ko hari ibihe bikomeye mwanyuzemo, kandi koko ni nakubiri. Ariko ubu ngubu impamvu mvuze ko nta bwoba ni uko wageze ku ntambwe yo kubabarira. Ubundi ugerageje gufasha umuntu wahuye na biriya bihe, ukamufasha ukamugeza ku ntambwe yo kubabarira, nta kindi, ibindi byose agenda noneho yiyubaka, kandi kwiyubaka ni gahoro bigakunda. Ubu ngubu rero dufite abantu benshi badukurikiye, baba ari abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda, ariko b'inshuti z'u Rwanda bakurikirana ubuzima bwacu, bazi ibyatubayeho n'amateka yacu, baradukurikiye. Uyu munsi wababwira ibihe ijambo? Hari abacikacumu, hari abanyarwanda muri rusange, ni irihe jambo wababwira kuri uyu munsi, ubutumwa wababwira kuri uyu munsi? Murakoze. Abacikacumu bo bahaye Yesaya 30:26, nkabaha Zaburi 147:3, nkabaha Zaburi 56:9 kugeza kwa 14, nkabaha Yesaya 41:10. Yenda dusomye Zaburi 147:3, yenda dore kwa 2. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu. Hari Yerusalemu hashyira u Rwanda. Uwiteka yongera kubaka u Rwanda, ateranya bimuwe bo mu Bisiraheli. Ni mwebwe mwese yagiye azana, arabateranya, arabazana, abazanira hano mu gihugu cyacu. Akiza abafite imitima imenetse abonitwe.
yarabateranyije irabagarura ariko harimo abari bafite imitima imenetse tutari kuborohera abo rero yaradukijije umurongo wa 3 niwo w'abarescape akiza abafite imitima imenetse apfuka inguma z'imibabaro yabo nta wundi wapfuka inguma zacu reka mbari ko mvuga nta wundi wabasha komora ibyo bikomere ntawe rwose Yesaya 41 umurongo wa 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukwihe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwawe ni verse muri no minsi ndi kugendamo abantu mbabwira ngo ntago ibyo mvuga cyangwa se nahawe nabitoraguye cyangwa nabiguze mu isoko ni Yesu wabifasha birunda muri je aruzuza pe numva nduzuye arangije ampa Yesaya 3:26 haravuga ngo umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba ngo kandi umucyo w'izuba uzongerwa 7 uhwane n'umucyo w'iminsi 7 ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu be akavura inguma zabo nukuvuga tuzarabagirana tuzagira umucyo 7 inshuro 7 nukuvuga uko twacyaga tutarakomereka Uwiteka azaza apfuka inguma apfuka ibisebe noneho duke kurushaho kandi rwose ndabihamye nawe mbwira abantu ariko ko mutamfata ifoto ko ngenda nshya cyane ko mudafata ifoto kare nagatekereje narebye ukuntu cyeye ndavuga ariko ma ndikuvuga ko mudafata ifoto aho ni muzacikanwa hari uyu ni umucyo w'iteka twebwe yatubwiye azapfuka inguma zacu afate umwezi nukuvuga hahandi hari hirabuye twe twabonye igicuku kijimye ubu kiraka kirakeye gusa ni mubibona iki jambo ry'Imana ryasezeranije igihugu cyacu kiraka kirakeye inguma zarapfutse tuguwe neza amen nizo baze no gusoma n'izindi verse nihuta hari n'umushuti wacu duhaye umpaye ngo Amos hajye udufasha Amos 5:14 ariko ijambo naha abadukurikiye abanyarwanda ndetse n'abacika cumu uyu munsi igihugu cyacu cyagize igihe cyo kubabara cyagize igihe navuga nk'umuntu gukubise mu mugongo ukumva neza ntubasha no guhagarara ariko igihe kirageze ko noneho duhagarara kuko Imana yacu dusezeranyije kudukomeza dusezeranyije kutwomora dusezeranyije gupfuka inguma idusezeranya byose kandi igihe ubivuga ntago ari siyasa cyangwa se igipindi ndavuga ibyo nabayemo nibyo ndi kubamo ibyo wavuyemo n'ibyo uri kujyamo ubu ngubu ndi umuntu nanjye wafasha abandi rwose nta kubeshye nta kibazo mfite amen nta kibazo mfite gusa hari bene wacu hari aka video kamaze igihe gasirikira kuri WhatsApp mubi kiravuga ngo birababaje kuzabuzwa ijuru n'uwakugiriye nabi kuzabuzwa ijuru n'uwaguhemukiye nta kindi kizatubuza ijuru no kutababarira bari abantu nta kindi kizatubuza ijuru no gufata navuga ni ijambo rikomeye ngiye gukoresha no gufata umubabaro wacu tukawuzirika nk'ikiziriko ku majosi yabo biriya bintu bizatuma atajya mu ijoro ariko nawe kuko guhora si ukwawe ni nko kwihorera navuga indirect twicyo dusabwa no kubabarira n'igihugu cyacu nicyo kidusaba na His Excellency yaravuze ngo hari abantu bakora zamubaza kwera icyo usaba barescape kubabarira kuki uhora ubashyiraho uwo mutwaro wo kubabarira aravuga ngo nuko aribo bafite nyine icyo batanga nibo bonyine bashobora gutanga nibo babarira imbabazi zigafata noneho bazitanze nabariye barumva ko na amahoro nahoze ndeba ka video kuri YouTube ko umuntu wakatiwe burundu n'umudamu ari kuvuga ati nyamara turifungirana dushaka kumva nyamara tuvuga ibihari dusabe n'imbabazi nabo babona aho bahera batubabarira urabona hamwe no kugenda dutanga imbabazi nabo birabafungura bakumva bazisaba ni umubabaro kuvuka usanga nk'ubu umwana wakavuka warishe abana bari kubaho twaraye tugize ikiganiro ku rusengero iwacu cyo kwibuka umugoro wo kwibuka ushinzwe ubumwe n'ubwiyongere atubwira ati ndababwiza ukuri abana bafite munsi y'imyaka 30 ntago iki kibazo bakizi ariko nibo baba bayi kuturusha
ntabwo aragira isoni zo kuvuga ko abantu be bose bafunze akajya abeshya ngo bagiye mu mahanga. Uwo muntu ntazakizwa ngo bifate. Kubera iki? Ntashaka kwakira uwo mubabaro, ikimwaro cy'umuryango. Nyamara kugira ngo tweke tubita nuko tubafata tukababwira ngo it's happened. Byarabaye, ntacyo twabihindura uretse kubabarirana, tukubaka igihugu gifite urubyiruko rukomeye, rufite imbaraga. Rero nkavuga ngo baresikape bavandimwe, muri Yesu niho hari amahoro. Ngere rwose inyuma ntacyo nahabonye kwikiripabiza cyangwa se gucira oya no gutuka Imana no kuyiblaminga no kumva ko turanzwe. Pourtant yaduhaye kubaho. Imana y'ubuzima ni ikintu gikomeye. Ese mujya mutekereza impamvu wasigaye? Wari bwatekereze ngo kubera iki giyewe? Uwo ndi kubaza no muresikape. Wari bwatekereze kubera iki giyewe? Nahoze mbabwira kare ko ndimo ntunganya imibiri y'abacu, turimo turi mu rwibutso iwacu ahantu witwa Nyamure, turimo turubaka urwibutso ruzima kuko n'ibikorwa remezo twabikoranaga agahinda tugakubita mu muhanda hagati, ariko tutitaye ku bindi bikurikiraho tukanabikora nabi. Ubu turi kubikora neza. Iyo wambaye iriya masike, wambaye ga, urimo woza imibiri y'abawe, niho wicara ukavuga ngo ubu none nanjye nari kuba umwe muri aya mateka, muri iyi mibiri barimo batunganya. Rero nkavuga ngo mukomere, ariko nanone dufite Yesu dukomeza kandi ushoboye komora cyane. Uyu munsi uri umwe mu bantu babwira u Rwanda ati humura Rwanda ndubakitse. Yes, humura Rwanda ndubakitse, ndetse n'abandi benshi. Ariko niyo hari akantu batwibutsa, uwo Imana yaguha umugisha, afite abana. Oya, ndacyabategereje, ariko nabo baraje. Yego. Hari umuvandimwe utwandikiye yitwa Isaac, aravuze ati yemwe muramfashije, ati uwo muntu wamuma akambera mushiki wanjye koko, kandi ndabizi namubera umuvandimwe mwiza. Arambwira ngo please ngo message usome ayumve uyumubwire. None ndumva uyu muntu tugomba kuguhuza nawe. Nukuri nkeneye basaza banjye njya mbivuga. Umuntu wese ukoze rero ntagatifu niko tubyita, agashaka kuba musaza wanjye ngo biba ari forever, kandi durwazanye ndirekarama neza. Ndirekarama neza mu kubona mushiki wawe. Donc mba nshaka kuba protected nyine nk'umuntu ufite basaza be bakomeye. Mubwira uti arabyemeye imbere y'imbaga iteranye n'isi yose yubora ati rwose abonye musaza. Isaac rero yarabyumva ko abonye izindi nshingano zo yari afite. Provi abaye umwe muri bashiki bawe muri uyu mugoroba. Ngira ngo nshuti bavandimwe mwari mudukurikiye, iki kiganiro ni cyiza, nduva mu mutima wanjye nezerewe, kuko iyo ahantu wari uzi ko hataba ubuzima ukabona hari ubuzima busaze, wumva ari ikintu kidasanzwe. Turashima Imana y'u Rwanda kumenya yakoze. Turashima mu by'ukuri Imana kumenya yakoze. Turashima Imana. Noneho kare nahoze nibaza, kuko njye ntabwo nari nkuzi, umuntu wagushatse kugira ngo dukore inafisi aranzanira umudamu n'umukobwa, abakobwa ko nta ntege bagira, ese biraza gukunda? Nakubonye ndavuga urabeha ahantu. Ndashima Imana ko uri umunyembaraga, uri umunyembaraga birenze amateka yawe, uri umunyembaraga birenze urugendo wakoze. Ariko ndashima Imana ko yakubakitse kabisa, kandi ukaba wubakitse. Humura Rwanda, humura muryango w'Abanyarwanda, humura torero, humura igihugu cy'u Rwanda, turubakitse. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu na Providence Mukakalisa. Tuzongera duhure Imana nibishaka muri iki kiganiro, twongere tuganire, kuko ndabizi ko ni byiza. Dufite rero icyiciro cya kabiri, turagira ngo duse n'abasubikaho gatoya, dufate akaruhuko gatoya kugira ngo tuze kugaruka tujya mu wundi mwanya wacu. Kugira ngo murabona ko byatubereye byiza, amasaha twayasunitseho imbere, n'ubundi turongera dusunika ijoro. Se Imana yararitanze kugira ngo yaritaze rero ngo tubyishimire. Mu by'ukuri turagushimiye nyuma y'akazi kenshi wari ufite ko gutegura imibiri y'abawe, n'umunaniro n'urugendo byose tugushimiye ku bwitange bukomeye kuri ijoro, kuba wabanye natwe. Umugisha nanjye kugira icyo nk'abandi. Nanjye ku giti cyanjye ndagushimiye Provi, kandi nongera no kukwihanganisha. Turi kumwe nawe, ngira ngo urabona ko
urebye nyine u Rwanda uko rumeze ubu ngubu turagushimira ko wihanganye ukababarira ukiyubaka Imana ikaba ikumejeje itya hari ukuntu ugaragara ukeye umeze neza rwose ku buryo umuntu atagira isoni zo kukugenda iruhande ngo avuge ati dore uyu ni mushiki wanjye ni Yesu ubikora kandi tunashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu babigizemo uruhare n'indirimbo nkunda cyane ivuga ngo amaboko yacu azakorera u Rwanda bazagukorera u Rwanda ni ukuvuga ngo umuntu utazakorera u Rwanda ngiye kuvuga ko yazaba ari nk'ikivume umuntu w'umunyarwanda utazakorera u Rwanda utazagira uruhare mu kurwubaka no gukomeza kurugira rwiza nk'uko rumeze urabona ukuntu rumeze ubuyobozi bwacu nyakubahwa perezida wa repubulika badushyiriho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ubu ngubu nta bya bindi ngo umuhutu n'umututsi n'umutwa ibyo ngibyo tubyumva nyine mu mateka ariko ntabwo biba mu mitima niyo mpamvu ubu ngubu twese turi muri gahunda noneho ya ndi umunyarwanda esikariye tuzamukiraho akatwinjiza muri gahunda ya ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda rero ntibamo ndi umututsi ndi umuhutu ndi umutwa rero mu by'ukuri turagushimiye cyane kandi dukomeza no kukwihanganisha ukomere hari byinshi byiza nk'uko Diane yabivuze bikikubaho kandi ukabibona ukishima murakoze cyane Imana agira umugisha kubana nawe yes nawe tukagira umugisha kubana nawe reka kuri tekinike batuzamurireho ikintu kibari hafi niba ari indirimbo cyangwa niba hari ikindi kirango bashobora gushyiraho hanyuma tukagaruka twinjira mu cyiciro cyacu cya kabiri